byinshi byinshi kandi bigenda bishingira ku muryango, bikora ku muryango. Nubwo witegereza imiryango yo muri Bibiliya uko Imana yerekana, wareba n'iyi y'ubu ngubu y'ibihe byacu ugasanga ibintu birasa. Ijambo ry'Imana rikaba rije kudufasha. Rero intego y'uyu munsi ni ukugira ngo umuntu cyangwa se twebwe twese twubake ingo nziza bishingiye ku bwenge bwo mu ijuru. Nibyo hari ingo nyinshi mu bihugu, mu miryango, ariko ikibazo ni ahantu zishingiye, uburyo ziyobora, uburyo zigenda, uburyo zibayeho. Rero iyo abantu biga ijambo ry'Imana rirakosora umuntu, ryigisha umuntu, ryihanisha umuntu, ritunganya umuntu, umuntu akaba umuntu ushitse, umuntu akagenda nk'uko Imana ishaka, umuntu akanezerwa, umuntu agahagarara, umuntu akubaka ku rutare. Ubushize twasomye ririya jambo ryo muri Matayo 7:24 kugeza kuri 27, kandi ni amagambo Yesu wenyine yavugaga. Ndavuga ngo umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Irindi jambo twasomye ni muri Yakobo 3:13 kugeza ku 17, haravuga ngo Yakobo 3:13 kugeza ku 17, ninde muri mwe umunyabwenge kandi umuhanga, yerekana ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yabo, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Ku murongo w'15 aho muri Yakobo 3:15, bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru, irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura abantu ku butoni, kandi butagira uburyarya. Rero icyo twavuze ubushize ni uko birashoboka kubaka ku rutare, inzu igakomera, ukagira urugo rwiza, ariko kugira ngo bitungane, kugira ngo bigende neza, nuko wubaka ukoresheje ubwenge bw'Imana, ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru. Ubwo bwenge buzana amahoro mu rugo. Ubwo bwenge ni ubwenge bw'ubugwaneza, n'ubwenge bukwiriye. Ariko kandi iyo umuntu atemeye kugendeshwa n'ubwo bwenge bw'ijuru, hari ubundi ubwenge bukora. Ku murongo w'15 muri Yakobo 3:15, babwise ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'abadayimoni. Ubwo bwenge rero burakora. Ubwenge bw'isi nabwo burakora, ubwenge bw'abadayimoni burakora, ubwenge butari ubw'Imana burakora, kandi bukinjira no muri sisiteme nyine zituyobora. Waba udafite ubwo bwenge bw'Imana ukaba wakurikiza bya bintu, ugasanga noneho utaye umurongo, wubakiye kuki
ku musenyi. Turakomeza tuganire murebe ibintu Imana itanga, ibintu Imana itwigisha kugira ngo twubake ingo nziza. Kuri uyu munsi wa none turashingira cyane cyane ku ijambo riri mu Efeso 6:4. Efeso 6:4. Yego. Haravuga ngo namwe base ndimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Namwe base ndimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Turongera dusoma Abaheburayo 12:15. Abaheburayo 12:15. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ugahagarika imitima, abantu benshi bagahumana. Nubwo habamo rimwe na rimwe ubusharire, Yego. habamo ubusharire, habamo ubusharire. Yego. Imana iratuzi, nta muntu ushobora kubesha Imana. Imana iratuzi, habamo ubusharire. Pawulo yandikiye mu Efeso ngo basi ndimugasharirire abana banyu. Abana ni ababo ariko bakabasharirira. Ndimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Ese ibintu byo gusharira bibaho? Hari abagabo basharira, hari abagore basharira, hari abana basharira. Nimba Bibiliya ibivuga, ni ukuvuga ngo ibi bintu ni ukuri, kuko indunduro y'ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Yego. Abantu barasharira mu miryango, abantu barashaririwe. Maze imyaka 46 nubatse. Nabonye byinshi mu miryango myinshi, ubusharire. Uraganira dukumva ubusharire, ukareba amagambo umugore avuga, umugabo avuga, cyangwa se n'umwana ntamenye ko ayikubwira se, umuntu ntamenye ko ayikubwira mama we. Ibintu by'ubusharire, Yego. ibyo ni ibintu Imana idashaka kubona mu miryango. Namwe base ndimugasharirira abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami Imana. Yego. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, uburere, ahubwo mubarere. Ese aba bagabo barera abana babo? Hari ikibazo gikomeye mu miryango. Abenshi nta burere. Abana barabigisha, bakabatwara mu mashuri meza, bakabaha ibyo bakeneye byose, ariko hakabura iki? Uburere. Yego. Ntimusharirire abana banyu, ahubwo mubarere. Mu Migani 22:6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asubiza atarayivamo. Yego. Kandi ibyo ugomba kumenyerezamo ukurikije iri jambo ryo mu Efeso 6:4, mubigisha iby'umwami wacu. Yego. Abana nibyo cyane cyane iyo dufite n'ubushobozi, uragenda ukagura ibikinisho byose bishoboka ukabikubita aho ngaho, ariko umwana ntakubone. Wagaruka usharira, ugaruka usharira, ni ukuvuga nabi, ni wewe aho ndonganya ziva hehe? Ngo ni umwuka utarowe Imana, ni ubwenge bwo
bwo kugira gute bw'abadayimoni, ubwenge bw'iyi si, ubwenge budakwiriye nibwo tuyoboresha ingo zacu, ariko twakagombye kwiga ku bintu by'Imana. Mubere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Iki kintu umuntu ashobora kuvukira mu itorero akazamuka akageraho aba nawe umukozi w'Imana, bita atari abakozi nyine b'Imana, ariko atarigishijwe iby'umwami wacu. Ingero zirahari, ndazibaha. Ingero ni izihe? Murabizi hariya muri Samweli wa kabiri, abantu b'abasomyi ba Bibiliya bazi amakuru ya Hofuni na Finehasi. Hofuni na Finehasi bari bene Eli, bivuge ko nabo bari abatambyi. Ni ukuvuga ngo bakuze papa wabo ari umutambyi, nabo ari abatambyi. Ariko muri Samweli wa mbere igice cya kabiri murongo wa 12 haravuga ngo kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Abo ni abakozi b'Imana, ni abatambyi. Nibwo abatambyi batamenye Uwiteka. Birashoboka, murabizi namwe, umuntu ashobora gukorera mu itorero akaba ari umwana w'umukozi w'Imana, nawe byenda aboneka na buruse bakamwohereza akaja kwiga, ariko atarakira Yesu wenyine ku giti cyiwe. Ababyeyi bataramureze ngo bamwereke iby'umwami Imana, iby'Imana yanga, iby'Imana ikunda. Bene Eli bari abatambyi, barakoraga umurimo w'Imana, ariko ibintu bakoreraga muri uwo murimo w'Imana agahomamunwa, niko mu Kinyarwanda bavuga, agahomamunwa, ntibari bazi Uwiteka. Usomye aho muri Samweli ku gice cya kabiri nyine, Samweli wa mbere igice cya kabiri, abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwaro, umuntu wese yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3 cyangwa se cyamenye, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu muvuga cyangwa mu nkono, ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga. Mwumva abakozi b'Imana baja kujabura, nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisirayeli bose bagiye ishiro. Ndetse batarose ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati inyama zo kokereza umutambyi kuko adashatse izitetse, ahubwo arashaka. Kandi iyo uwo muntu yamusubizaga ati nibamara kose ibinure urabona kuzana ibyo umutima wawe ushaka, nawe yaramusubizaga ati oya, urazimpa nona kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzimikwa igitambo cy'Uwiteka. Abo bana bakuriye mu nzu y'Imana, ariko batanze Imana. Ku murongo wa 27 aho muri Samweli wa mbere kabiri, bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo mbese siniyeretse umuryango wa so kandi bakiri mu buretwa bw'inzu ya Farawo, sinamutunganije mu miryango yose y'Abisirayeli nkamubira umutambyi wanje, akaja mu gicaniro cyanjye kosereza imibavu, akaja yambara efodi imbere yanjye, kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisirayeli byo kejwe mu muriro. None cyane cyane ahangaha, none niki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yaje, ukubaha abahungu bawe kubandutisha. Iryo ni ijambo rikomeye cyane, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukikundisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhonjo.
nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti ni ukuri nabivuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazaja bagendera imbere yanjye iteka ryose ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho kuko abanyubaha ari bo nzubaha ariko bansuzugura bazasuzugura. yego Abana icyaje kuba nuko bafiriye umunsi umwe na se. yego Bazize iki? Ibi bintu byo mu buryo bw'umwuka. Basi tugomba kurera abana tubahana tubigisha iby'umwami Imana. yego Aba bana bari abatambyi, aba bana bari abatambyi, ariko imyitwarire yabo yari mibi kuko basambanaga n'abagore bakora aho ngaho muri uwo murimo w'Imana. Ndetse ibyo bintu natwe turabigira. Hari abakozi b'Imana basambana n'abandi bakozi b'Imana. Icyo kibazo kiva kuki? Kiva kuko utamenya Imana. Ibyo ni ibintu bibi bizanira akaga imiryango. Aba bana, aba basore barapfuye bazize ibyaha byabo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ushobora kudapfa mu buryo bw'umubiri ariko ugapfa mu buryo bw'umwuka, ugasigara witwara nk'aba bantu. Urumva abantu bakora ibyaha bikamenyekana n'abantu bose, nta mutima baba bagifite. Ariko ikibazo ntabwo ise yakoze umurimo yakagombye kuba yarakoze kuko Bibiliya iravuga ngo yubashe abana be kuruta uko kubaha Imana. Iki kibazo akenshi usanga kiri mu mago. Abana nta burere, n'abakozi b'Imana n'abatangaje. Urebye na Dawidi nawe hari ibyo yakoze byiza ariko hari n'ibindi Bibiliya igaragaza ko atagenze neza, atakoze neza. Hano mu bami ba mbere igice cya mbere, abami ba mbere igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo hari umwana umuhungu we yari afite witwa Adoniya. Adoniya muri abami ba mbere igice cya mbere umurongo wa 6 Bibiliya avuga ngo icyo akora se ntabwo yigeze kumucyaha. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Mbese kuba bamubwira ngo mwana ibyo ni ibiki, ntabwo ari no kumukubita, kumucyaha gusa. Uwo mwana uhaye kurera gutyo kumubwira iki? Umwana udacyahwa, umwana azaho amena amata ukamwihorera ngo ibyo ni ibikuhaye gukora, waretse amata. Umubyeyi ntugomba kurera umwana muri ubwo buryo, ntabwo wabifasha. Ugomba kurera umwana mu buryo bw'umwana, uburyo Imana ishaka. Nta bintu byo kujenjeka mu buzima bwa Gikristo, nta kujenjeka. Umwana ugomba kumwereka inzira akurikira. Bibiliya iravuga ngo azarinda asaza atarayivamo. Byinshi uko tumeze uyu munsi, akenshi imyitwarire yacu muri sosiyete ijyana n'uburere twahawe. Uburere twahawe abenshi, uburere ni buke cyangwa se ni nta nabwo. Abantu benshi hari ibyo bitaga kera kuragira ngo gutereza, ukagenda ugashyira iyo ngiyo irye itarya irye, nta kuragira. Abana baraterejwe, ariko mu bushake bw'Imana nuko umwana agomba kurerwa, akerekwa ibibi, akerekwa ibyiza, akerekwa ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora. Azagenda abikore muri sosiyete, usanga umuntu baramushinze. Tuvuge nk'aya mategeko 10, umuntu kwiga akiri mutoya byamurinda ibibazo byinshi imiryango myinshi igenda ihura nabyo.
ntukice, ntugasambane, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe ndetse n'umukozi wiwe. Ibyo bintu ushoboye kubikurikiza birakurinda, bigatuma ubaho neza, bigatuma umuryango wawe ugendeka, bigatuma ukura uzi Imana, uzi umurongo ukwiriye wakurikiza. Rero ibintu bibera mu miryango ni ibintu bibi, harimo ubusharire. Ugasanga abagabo barasharira, ugasanga abagore barasharira. Gusharira n'ibindi, watagira umuzi wo gusharira umera, ugahagarika umutima. Ahantu hari ubusharire mu muryango ni ibintu bibi 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 bibi. Uwo muzi Imana idufashe ahantu uwo muzi uri, kugira ngo bashobore kuwutema, kandi icyo uzawutemesha ni ijambo ry'Imana. Urandura urugo rukaryoha, urugo rukamera neza, urugo rukagendwa, urugo rukabaho kugwa neza. Nibyo bigomba kuranga urugo. Iyo usoma Bibiliya ubona ibintu byinshi. Muribuka wa munsi Isaka yari yavuze ngo Rebeka ni mushiki we, ngo ariko umwami amubonye ukundaye gukinisha Rebeka, aravuga ngo uyu ni umugore wawe. Hari abantu babaho mu buzima bw'ubushari, badashobora kuganira neza, badashobora kumva ko mugenzi bamwegera, ahubwo akegera abo hanze, ahubwo akabanira neza abo hanze, aho gutangirira hehe? I Yerusalemu. Ibintu byakagombye gutangirira i Yerusalemu. Ibintu byakagombye gutangirira mu ngo zacu. Aho ngaho niho Imana ishaka kubona ko ibintu bigira gute bitungana. Rero abagabo muri igice cya mbere umurongo wa 17 baravuga ngo Imana yari yatumye Yohana Umubatiza, aramubwira ngo ugende ubwira abagabo bagarura imitima yabo kuba. Ntabwo kugura ibikoresho cyangwa se ibikinisho cyangwa se utange ibyo abana bakeneye byose ngo ubizana ubigishe mu mashuri meza, nta burere. Uzaba urimo utunga cyangwa se urera ubushariri muri buzima bwa wa mwana no mu buzima bwawe wenyine. Umwana agomba kwerekwa inzira, umwana agomba guhanwa, umwana agomba kwerekwa inzira azakurikira, ngo azarinda asaza atarayivamo. Izo ni inshingano, ntabwo ari ugutereza, ntabwo ari uguterera aho ngaho. Ako ni akazi. Ibyo ngibyo bisaba iki? Kugira ngo urere umwana biragusaba umwanya, cyane cyane abagabo. Nimba bafite n'amafaranga, noneho baragenda bazabasohoka muri mugoroba atahe bwije. Umwana umwe baramaje ku ishuri, babaje abana mu ishuri ngo se ngo niki ngo kiza kiboneka, ngo nijoro ngo kumanywa ngo ntikiboneke. Kiboneka mu ijoro ariko kumanywa ndikiboneka. Umwana ngo aterera akaboko hejuru ngo aravuga ngo ni papa. Papa rero uboneka gusa mu ijoro ntaboneke ku manywa ni ikibazo. Rero abana nuko ugaragara ku manywa, abana bakakubona, abana ukabaganiriza, ukabereka inzira bagomba gukurikira. Abenshi muri twebwe n'abandi, ndetse ababyeyi bacu batweretse inzira, barayitweretse, batubwira ko tugomba kubana n'abandi, batwigishije gukora. Murabona ko ubu ngubu hari ibibazo. Abantu benshi babonye imigisha, babona ubutunzi, bagasuka ibintu aho ngaho, umwana agakura atazi, nta kindi azi, n'icyaha atakitekera. Umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu akabaho ntazi gukoropa, ntazi kumesa, ntazi kugira gute. Ko turarera? Ese ubwo ni uburezi? Muri Zaburi 126 umurongo wa 5 no 6 Bibiliya abibarira
igihe cyo gufungura akaba aricyo gihe yishima. Turi mu kurinda abana bacu amarira kandi ntabwo ari byiza. Uranga kumwigisha kurira niba imbere azarira. Ingo nyinshi zifite ibibazo ubu ngubu kubera iki? Kuko umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa yakuze atazi gukora. Ibyo ngibyo ni uburere, agomba kurerwa yigishwa gukora. Ntabwo ugomba kumukoresha imirimo y'agahato, ugomba kumukoresha imirimo ijyanye n'uko angana. N'uko angana, imirimo ijyanye n'urwego agezemo. Nzanira ku gasahani, gira gutya, ngaho teka icyo cyayi, ngaho mesa uyu mwenda, ukamwereka ukuntu bameze. Ibyo ni ibintu bizamufasha. Umuntu wakuze azi gukuka, azi kwahira, azi gucana, azi kugira gute, nta buzima na bumwe atashobora. Ariko abantu benshi kubera yuko uburere ntabwo bagize bwo kwigishwa gukora, nanone bagera imbere urugo rukabananira pe. Hakaza za ndonganya, urugo rugasharira kubera yuko umugabo ntakora hasi, umugore ntakora hasi. Ivyo ikibazo niki ni uburere. Rero uburere ni ikintu kigomba kugaruka mu bantu, kigomba kugaruka mu miryango. Abana bakiga gukora, bakiga kubaha Imana, bakiga kugenda nk'uko Imana ishaka. Uyu Adoniya Bibiliya iravuga ngo ntabwo yigeze acaho. Ntabwo yigeze acaho. Akumva ibintu byose yabikora uko ku buryo byaje kumuvira urupfu. Kuko yaje gusaba uriya mugore wa se yari yasize, wari inkumi, wari mwiza, urumva bari bamutoye mu gihugu cyose. Ariko Adoniya kubera yuko ntiyigeze acaho, akumva ibintu byose yabikora uko ashaka. N'abantu benshi no mu kazi bagira ibibazo kubera iki? Ntibazi ibyo bagomba kubwira ababayobora, ntibazi uko bagomba kubana n'abandi, ntibareze. Adoniya kumuviramo nuko yavuze ati papa yarapfuye, uriya mugore Salomo se aramugira gute? Reka ngwino. Rero na mbere yaho gatoya yari yatoye abantu ngo nawe arashaka kuba umwana. Buriya uzimye atoranya abantu 50 bamuje imbere, ndaba umwami na mwana. Kuko ntiyigeze acaho, ntiyigeze amenya ngo ubwami umuntu ndapfa kubujyaho gutya. Yumva nawe agomba kuba umwana. Kandi Dawidi yari yaravuze yuko uzamusimbura ni Salomo. Ariko kubera yuko Isatari yaramucyashe, ntabwo yigeze amubwira ibyo bintu. Adoniya nawe aravuga ati ngiye kuba umwana. Ariko abatambyi babijyamo, umwami Dawidi yimika Salomo, aramuyoboka. Ariko nanone agatima ko kumva ko yakora ibintu byose, ajya kubwira nyina wa Salomo ati wambwiriye Salomo akampuriya mugore. Salomo ahita abona ati ntabwo umuntu avuye mu bintu by'ubwami ke atangiye kandi n'umugore papa yasize, nimumwice. Baramwica. Uburere yazize iki? Kuko Dawidi ntiyakoze umurimo yakagomba kuba yarakoze wo gucaha Adoniya. Ibyo byaramuhitanye. Bariya bene Eli bari abana b'abatambyi, ariko batazi ko barakora umurimo w'Imana, ariko bakawukoreramo ibyaha. Kuko Eli nawe sinzi uriya mubyeyi nta burere bwo gutinya Imana, bwo kubaha Imana. Ingaruka zaje kuba mu muryango nuko bapfiriye munsi. Hari ingaruka zishobora kuba mu buzima bw'abantu kubera iki? Kuko nta burere, ubusharire bukazamuka. Aba babyeyi Pawulo yandikiye
abefeso arababwira ngo babyeyi bagabo cyane cyane reka ikindi ni ugutanga uburere. Uburere butandukaniye n'uburezi. Yego. Uburezi ni ukujyana umwana mu mashuri akiga neza koko, kandi koko hari abana biga pe, kubera yuko bashoyemo cyangwa se ababyeyi bashoyemo imbaraga nyinshi, ukemera akimuka kugira ngo umwana we baje kwigira heza. Ariko uburere ugasanga wa mwana yarize ariko nta burere. Imyitwarire yiwe mwana yaje witegereza ukabona wapi hari uburere, hari ahantu. Kandi uburere Pawulo avuga hano ngo tugomba no kubereka n'ibintu by'Imana. Yego. Ibintu by'Imana mubigisha iby'umwami wacu. Amen. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi kugira ngo umuntu yubake. Ntiwakubaka urugo rwiza hatarimo umwami. Wakubaka urugo rwiza haba harimo ubusharire, buranga bukagaragara. Kubera iki? Kuko umuntu arimo arakurikiza ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'abantu. Kandi ku Imana ishyigikira n'ubwenge bwayo yonyine, ubwenge buturuka buva mu ijuru. Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani, ngo kuko ibyo bitekerezo ufite ni ibitekerezo by'abantu, ntabwo ari ibitekerezo by'Imana. Ibitekerezo by'abantu, ibitekerezo by'abadayimoni, ibitekerezo bya Satani biba byose ku rwego rumwe. Imana ishyigikira gusa ibitekerezo byayo. Yego. Kandi ibitekerezo byayo iyo utangiye kubikurikiza birakubaka. Ibitekerezo by'Imana iyo ubikurikiye byubaka n'abandi bantu. Ibitekerezo by'Imana iyo ubikurikiye bituma ugubwa neza, bituma wubaka ku rutare. Nubwo ibintu byaza bimeze gute ntacyo byagutwara. Yego. Imana ereka umuntu wawe inzira azakurikira ngo azarinda asaza atarayivamo. Ngo Imana harimo ibintu byiza we. Ko mu Efeso 4:29 mu bintu bimwe bituma abantu basharirirwa n'amagambo. Abantu bazi kuvuga nabi. Kandi hari abantu benshi bibagiwe ibintu byinshi ariko ntibibagirwa amagambo mabi bababwiye. Amagambo mabi. Kandi bamwe bayabwira n'abana babo. Umuntu yabwira umwana wiwe nabi, ugatuka umwana wawe ukamubwira yuko ntacyo azigezaho. Muri Efeso 4:29 haravuga yuko amagambo yacu tusohora agomba kuba ari amagambo agira gute? Yubaka abandi. Amagambo yubaka abandi. Amagambo yubaka. Kandi harimo amagambo uza wumva wayarekura ugasanga arasharira, aratwika. Yego. Aratwika. Muri Yakobo 3:6 aravuga ngo ni umuriro. Ni umuriro. Abantu benshi barasaniwe kubera amagambo atubaka, kubera amagambo mabi bumva mu miryango. Ariko mu bushake bw'Imana nuko mu miryango niho umuntu yigira gukura neza, akerekwa inzira, akazarinda asaza atarava muri ya nzira. Iyo ubona ababyeyi bameze neza, iyo ubona ababyeyi baganira neza, iyo ubona ababyeyi bagirana umwanya, iyo ubona ababyeyi basohokana, iyo ubona ababyeyi baganira, bagatindana, bagaseka, bakagira gute, nawe birakunda. Ariko nimba hari imivurungano, nimba hari intonganya, nimba hari abantu barimo bavuga ati umugore ati uyu mugabo wanjye ntaboneka, ntaba mu rugo, aha buri gihe atinze, ubundi ati si wowe ubitera, nakomeza nkaba muri uru rugo rwawe n'amahane yawe n'intonganya zawe,
eh, bigatuma umugabo ava mu rugo akagenda agasanga izindi nshuti mbi, bigatuma ajya no mu nzoga, akagaruka ngo asange umugore yatuje yaryamye. Gusharira, yego, gusharira, ntimugasharirire abana, ntimugasharirire abagore, ntimugasharirire abagabo. Ivyo ni ibintu tugomba, Imana idufashe kugira ngo nka kurya kwa umukozi w'Imana Yesaya, Imana iducishe ikara ry'umuriro ku minwa, yego, icishe ikara ry'umuriro kugira ngo twige gusohora amagambo yubaka abo tubana, amagambo yubaka abana, amagambo yubaka abagore, amagambo yubaka abagabo. yego, Inzu ziri mu gusha. Noneho kera baravuga ngo zirara zishanga ubwaca zikazima, none nakumanywa ntizikizima. yego, Ntabwo muri mu kubona abantu bakaja ku karubanda, abantu bagatandukana, kandi ubushake bw'Imana nuko abantu bagomba kubana akaramata, yego, n'imirere n'ibihe byose. yego, Ariko kugira ngo ivyo bishoboke nuko haba uburere, abantu bakarerwa, bakerekwa ivy'Imana. Ivy'Imana mu bantu ni bike, ibintu biri hejuru yulu, ariko ubushake bw'Imana nuko ijambo ry'Imana ivyo umwami biba vyinshi, akaba ari byo biyobora abantu bakayoborwa mu magambo y'Imana, mu nzira z'Imana. Ivyo nivyo bizana umunezero mu rugo. yego, Umugabo uvuga nabi wagira guti, wamukorera iki, wamwima iki? Umugore uvuga neza wagira guti? Kuvuga neza kuza kuwosha n'uburakari. yego, Niyo mpamvu Imana ishaka ko mu rugo niho ibintu bigomba kumerera neza. Abantu imyitwarire bafitemo ibihanze nuko baba baratuye akenshi mu rugo. Nta burere, ndavuga uburere bwo mu Mana. Umwana akiga gukora, umwana akiga kumenya, umwana akiga kurira. Reka kurinda umwana amarira. Umwana arindwa ngo inzara, ntarindwa imirimo. yego, Umwana arindwa inzara, ntarindwa imirimo. Ubwo ni ubwenge bwa ba sogokuru na ba sogokuruza na ba nyogokuru. Umwana agomba ivyo kudakora bituma umuntu azagira ibibazo mu rugo rwiwe, kuko azarugeramo ashake kugira gute kwicara, kandi agomba gukorera urugo. Noneho umugenzi we namubwira ati se twagize gute, akumva karamuvuna, akumva karamugora kubera yuko ntiyavunitse. yego, Ntiyavunitse, sikuza we yataba. Ariko umuntu agomba kwiga kurira. yego, Mu rugo umwana agomba kwiga kurira. Nibyo biza bituma umuntu yishima. yego, Nibyo bituma umuntu yishima. Kandi abantu bakiga ibintu by'Imana. Umuntu akabwira umwana wiwe ibintu bibi. Ubushize nababwiye ririya jambo riri mu Itangiriro 49, aho Yakobo yabwiye Lewi, aramubwira ati na Simiyoni, arababwira ngo uburakari bwanyu buvumwe. yego, Ubuvumwe, muragenda mugateme inka ibitsi. Mugateme inka ibitsi. Muri abantu nyabaki. Uburakari bwanyu buvumwe. yego, Buvumwe. Imana ishimwe kuko Lewi yabyumvise. Imana ihimbaza. Arahinduka. Hariya muri Malaki Bibiri iravuga ngo yatinyaga Imana, yubahaga Imana, ngo abo umugisha wa benshi, agarura abantu benshi ku Mana. Kubera ko ise yari yahagaze. Aramubwira ngo ibi bintu, ubu burakari, bene ubu burakari ni bubi, buvumwe. Buvumwe. Yego. Abantu benshi bataye inzira kubera inyigisho nkeya, kubera uburere buke. Ugasanga umuntu ntazi imipaka. Rubeni wari imfura ya Yakobo yabuze ubutware, yabuze ubukuru bwiwe, yabuze umurage w'umwana w'imfura kubera iki? Kuko yaryamanye na nyina wabo. Yego.
ivyo ni ibintu dusanga mu bantu. Mm. Herodiya muka Herodi yari yataye umugabo uvukana na Herode aja kwa muramu we. Ese ivyo bintu vyo kuryamana byo gusambana na baramu ba ivyo ntibiba muri sosiyete ngo barakundana, ntabwo ari urukundo, ni ubusambanyi. Ivyo ni ibintu bizana umujinya w'Imana cyangwa uburakari bw'Imana mu miryango. Ugasanga abantu bahaye kumenya ikibazo aho gituruka, ariko ikibazo ni mu buryo bw'umwuka. Rero iyo umuntu ari gutibuka mu buryo bw'umwuka, hari izindi mbaraga zo hanze z'umwanzi zitangira gukora. Murabona na Dawidi. Dawidi kubera gutibuka, ndavuga mu buryo bw'umwuka, aza gusaba muka Uriya. Atibuka mu buryo bw'umwuka ku buryo yataye imbaraga z'ubushishozi. Yari intwari, yari umuntu ushobora kumenya wakoranaga n'Imana, ariko aragenda aratibuka. Amaso ye y'umwuka ntiyaba akibona. Muribuka ukuntu Amunoni yaje aramubwira ati ndashaka ko mushiki wanje aza akantekera. Nta roho ya utambuzi yari agifite yo gushobora kumenya Imana akarambisha. Babyeyi ntabwo abana batubesha, ntabwo batubesha bakatubwira ibintu kandi bagiye kureba inshuti yiwe kandi atari yagiye mu bindi bintu. Ahagaze neza mu buryo bw'umwuka, ushobora kuvuga ikibazo kimwe ugahita ubona ko ari ikinyoma, ntaho urambisha. Cyangwa se umwuka w'Imana akabwira ngo muhakanire, umwemerera ivyo bintu ntabijemo. Rero Dawidi kubera yuko yari yatibutse, nta buyobozi bw'umwuka nawe yari afite bwo kumwereka ngo ibingibi bahaye kumubwira ni ikinyoma. Yarambwiye ngo genda kwa musaza wawe. Umukobwa ahahurira n'ibibazo. Ntibyarekeye aho ngaho, hari ibindi bintu bagiye bamubesha. Umunsi Abusalomo nawe agira umugambi wo kwica Amunoni, yaraje irase ise ntiyabitahura, aramureka aragenda. Yagezeyo Abusalomo yicisha Amunoni kubera yuko yari yarafashe mushiki we ku ngufu. Rero ababyeyi tugomba guhagarara natwe, tugahagarara mu buryo bw'umwuka, tugashaka mu maso y'Imana, tukagendera mu Imana, tukereka abana bacu izo nzira z'Imana. Ivyo ni ibintu bizatuma tugubwa neza, bizatuma twishima, bizatuma imiryango yacu tuva mu bwiza tuja mu bundi. Amen. Ubururu burakenewe mu muryango. Matayo 4:4 haravuga ngo umuntu ndazatungwa n'umusima gusa, azatungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ibintu bitunze ingo zacu akenshi ni umutsima gusa. Ariko Pawulo yandikiye Abefeso, twasomye 6:4 ngo abana mubarere, mubabwiriza ibintu by'Umwana, Imana ishaka, dore ubushake bw'Imana ku buzima mugomba kugenda gutya. Muri Timoteyo 4:12 no 13 Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ugomba kuba icyitegererezo. Ugomba kuba icyitegererezo, ndagushaka kuba icyitegererezo. Icyitegererezo ndetse si kuba hanze gusa, ahubwo no kuba mu nzu y'Imana. Abasore benshi ntabwo ari icyitegererezo. Ivyo ni ibintu tugomba kwigisha abana kugira ngo bamenye ko bagomba kuba icyitegererezo. Icyitegererezo ni ngombwa yuko abana babyiga, babimenye yuko mu kwizera kwabo bagomba kuba icyitegererezo mu buryo bwose. Mu ngeso zabo babi icyitegererezo mu byo bavuga,
muri cyitegererezo mu kwizera ariko cyane cyane no kugira umutima uboneye. yego Ibintu biri mu bana ni ibiki buzuyemo ibiki katuni ababyeyi barabuze yego urazana telefone ukayiterera umwana kugira ngo umuhuze aho kumwegera. yego Umwana yagiye Yohana umubatiza ngo ubwire abagabo, ariko mu zindi verisiyo ni ababyeyi bagarura imitima yabo ku bana. Ababyeyi mureke twongere twegera abana, tubonera abana umwanya. yego Nubwo nibyo gushaka umutsima ari ngombwa, ariko nashake n'umwanya wo kubegera yego kugira ngo tumenye n'ibibazo byabo, kugira ngo tumenye uko twabafasha, kugira ngo tubereke n'iby'Imana. Ejo ubona bitagenda neza ubigorora. Igiti kigororwa kikiri gito, yego kandi izo ni inshingano, ni ibintu Imana idushinga, ni ibintu Imana ishaka kubona mu buzima bwacu. Naho nitutabikora tuzaba turimo torora abantu bazaza bazana ubusharire mu ngo zabo. yego Abantu benshi barasharira. Umuzi w'ubusharire Imana idufashe kugira ngo yego uwumva azasharira, ndakwinginze mwene data, ugomba kubireka. yego Temu uwo muzi, ni umuzi. Bibiliya iravuga ngo ni umuzi. Gusharira tugomba kuwutema. yego Nimba abantu utabaryohera haba hari ikibazo, kuko mu mbuto z'umwuka hariya Magalatiya 5:22 kumanuka haravuga ngo kugwa neza. yego Nimba utagwa neza uzi ntabwo aba ari mwiza, yego harimo ubusharire. Kuko ahantu hari umwuka w'Imana, ahantu hari imbuto z'Imana, haba urukundo, haba amahoro, haba ibyishimo, haba kugubwa neza, haba kwihangana. Izo ni imbuto abasoroma. Aha urugo bagwa neza, urugeramo ukabona nyine nibyo. yego Hari n'ahandi ugera ugahita ubona umuzi wo gusharira urahari. Umuzi wo gusharira urahari. Hari ahantu nabonye batuzanira ubugari budafunikiye, noneho umugabo abwira umugore ngo ese kubera iki utapfundikiye ibi byo kurya? Wese iyo sahani igira umutemere. Gusharira bihita bigaragarira n'umuntu utambuka. Urinjira mu magumi ukabona harimo ubusharire, ariko akenshi ni ibintu biba bifite imizi miremire. yego Byatangiye kera. None se muntu utarabyigishijwe biragenda bituma ubuntu bw'Imana kugira ngo ahinduke, ariko birashoboka guhinduka, kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abicara ibisha, ibya kera bijya bitambuka, ibintu bigahinduka bisha. yego Birashoboka. Icyo twashatse kuvuga ni iki: birashoboka kubaka urugo rwiza rushingiye ku bwenge bw'ijuru. yego Kimwe mu bifasha muri ibyo bintu ni uko abagore bagomba guhaguruka, buri wese agasoza inshingano Imana yamuhaye zo kurera. Twegera abana, ariko tukajya tubareka bamena amata. Ubwo ntabwo ari uburere. Umwana wamenya amata mugomba kumubwira yuko ari bibi, zanduka ukazereka, ugacyaha. Adoniya yishwe nuko ngo se batigeze amucyaha na rimwe. Murumva ababyeyi b'Imana, uwo ni umukozi w'Imana Dawidi, muramuzi. Ariko icyiza cy'Imana ni uko Imana itazi ikiruhande. Icyo wakoze cyiza iravuga ngo icyo ni cyiza, icyo wakoze kibi irakubwira ngo icyo ni kibi. Dawidi arashimwa pe,
ariko kuri icyo kintu cy'uburere bwa Adoniya wapi ntiyigeze amucaha, ariko kutamucaha ntabwo yamugiriye neza ko byamugiriye mu rupfu. Reproche umwana agomba gucaha, yego umwana agomba gucaha. Ibyo ni ibikubaye gukora ntiwaretse ibyo bintu. Niko nawe yitwaye imbere y'abana be. Niyo mpamvu birivuga hejuru ya Hofuni na Finehasi. Abana bitwaye nabi kandi ari abakozi b'Imana. yego Abakozi b'Imana bitwara nabi kubera yuko ntibigishijwe ibintu by'Imana ngo bibinjire, ngo bamenye ngo iki ni kibi. Murabona abantu nka ba Daniyeli n'abandi by'Imana byari byarinjiye, bari bafite uburere bwo mu rwego rwo hejuru. Ba Meshaki, ba Shedraki, ba Abedinego. Mariya ni umukobwa w'intangarugero. Ko ariyo mpamvu n'abaturika bagira gute bamufata nyine mu rwego rudasanzwe. Yari umukobwa udasanzwe. Bibiliya iravuga ngo bari ba fiyanse iwe na Yosefu, ariko ntibigeze bamurema. Ubu ngubu hari abakobwa batahanira, bivuge ko ntibanyuze mu nzira Imana ishaka. yego Ni ibintu bibi, ni imiryango ukingura ukaba wikinguriye Satani. Hakaba ikintu cyo gutakaza confiance. Wa muntu kubera ko mwakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntimwizerane. Kandi kwizerana ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka urugo rwiza. Ntimukabererekere Satani. Satani si gukingura umuryango ngo nta kibazo. Ikibazo kiba gihari. Umuntu agomba kwigishwa mu bijyanye n'ijumwana. Kubaka urugo rwiza rugomba gushingira ku bwenge bw'ijuru. Ubwenge bw'ijuru. Ubwenge bw'ijuru kugira ngo umwamuzi utaza. Bimwe mu byo tugomba gukora ni iyi minwa yacu. Ni iminwa yacu. Tugomba gusohora amagambo yubaka abandi bantu, amagambo yubaka abana bacu, amagambo yubaka abagore bacu, amagambo yubaka abagabo bacu. Ni ibintu by'ingenzi Imana ishaka kubona. Imana idufashe kugira ngo tugire ingo, itorero ryo mu rugo rikora. Abantu barasenga hanze, bakaririmba hanze, ariko ntibaririmba mu rugo. Abantu barasabana n'abo hanze, baraseka n'abo hanze, ariko ntibaseka n'abo mu rugo. Icyo ni ikibazo. Ariko ubushake bw'Imana ni uko abantu ijambo ry'Imana ribabamo rikaba ryinshi. Kakuriya kwande kwa Yoshuwa hariya mu gice cya 8, Imana yaramubwiye ngo reka nkugire inama, amagambo yanjye ntukarorere kuyagira, uzuyatekerezaho ku manywa na nijoro, kandi ibyiza azakubwira ujye uyakora, uzahirwa mu nzira zawe zose. Kandi kuko niko byagenze, kuko ku gice cya 24 ku murongo wa 15 aravuga ngo njye n'inzu yanje tuzamukorera Uwiteka. Njye n'inzu yanje. Imana ifashe kugira ngo umunsi wo gucarira uve muri njyewe n'inzu yanje. Yongere kugira ibyishimo, yongere kugira amahoro, yongere kugira gusabana gukwiriye ko mu rwego rw'Imana, ku buryo nawe wishimira mugenzi wawe, wishimira umugabo wawe, wishimira umwana wawe, wishimira abana bawe, wishimira bagenzi bawe, kuko aribwo bushake bw'Imana. Birashoboka rero kubaka urugo rwiza iyo ukoresha ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana ni uko tugomba kurera abana bacu mu nzira z'Imana, tukabereka inzira z'Imana, tukabafasha mu buryo bwose. Nibyo mu mashuri bige uburezi buboneke, ariko cyane cyane burere, kuko nibwo bugize mu bantu. Iyo umuntu yarizwe neza biranagaragara, n'abandi aba umugisha wa benshi. Imana yabwiye Aburahamu uzaba umugisha. Iyo urebye neza ukagira n'ubwo burezi uba umugisha wa benshi. Rero Imana idufashe, tuzakomeza ejo, twongere twimbe cyane, turebe
ukunda umuntu yubaka urugo rwiza. yego Icyo kintu iyo utemye uyu muzi usharira ukamenya ko gusharira ari kubi, urugo ruzamwa amahoro, urugo ruzamwa ibyishimo, urugo rumera neza, ruraryoha. Rero Imana idufashe kugira ngo tugire ingo ziryoshye. yego Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ku ijambo ryawe uduhaye, ukomeze ubane natwe. Ubushake bwawe ni uko ingo ziryoha, ingo z'ibijuru, amashimwe akazajya azamuka ava mu ngo, urukundo, amahoro bikagaragara mu ngo, abana bagakura bishimye, abana bakereka inzira nziza. Ngaho bana natwe mwami, kugira ngo tuza tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ishimwe n'icyubahiro byose bikugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. turagwimbaje data.